ikimenyetso cy'uko uvumwe ntuzongera kugenda wemye. Inzoka yagendaga yemye, ntabwo yagendaga ikuruza inda. Amaboko n'amaguru byayo byari gisuwo munsi, itangira kwibarangura hasi. Umuntu asohoka muri bwa bwiza. 3:21 itangiriro, Imana igiye kubakura mu bwiza bwayo, irabarebera banga ngo muragiye tu, ariko ahantu mugiye ni habi cyane, ntabwo muzahashobora. Mu mbabazi zayo, mu rukundo rwayo, iravuga ngo reka mbaremere umwambaro mutagenda mwambaye ubusa. Imana ngo yica inyamaswa, ifata uruhu irabambika, bambara umwambaro ariko utabemerera kongera kugaruka mu bwiza bw'Imana. Bagiye bambaye umwambaro utakwemerera kubona Imana. N'umwambaro ushobora kukwemerera kumva Imana, ukumva abandi bayivuga bashima Imana, ukumva ibuhamya, ukumva niyo kumva imirindi y'Imana, no kumva Imana mu bandi bayivuga, no kumva Imana yakenera kugusanga, kuko Imana ikunda umuntu. Igihe cyose niyo ukora icyaha Imana iragukunda, ntikunda ibyaha byawe, ikunda wowe, kuko hari igihe ibyaha bizakureka usigarane nayo. Kandi Imana nijye yivuguruza, iramutse ivuze ngo ndakwanga kubera ko uri mu byaha, ejo wihannye kubivuga ngo ndagukunda byayinanira, kuko ijambo ryayo ni yego. Iyivuze niyo mpamvu itagikinisha amagambo yayo. Yaramutse ije akubwira ngo ndakwanga, Yesu we, yaje akakubwira ngo ndakwanga uri mu byaha, niyo wakwiyana inshuro 1000, ntabwo yazongera ngo yisubireho yobuye ngo cyagiye narakinaga. Ntabwo Imana ikina, niyo mpamvu yitwararika mu byivuga, ntabwo yigeze ibanga, ahubwo yaravuze ngo icyo ntabemera ni kimwe, ntabwo nasabana nawe. Umucyo mfite uyu mubiri mwambaye ntabwo mwashobora kugaruka imbere yawo. Yesu nashimwe cyane. Niyo mpamvu uyu munsi ukora icyaha ukongera ukagaruka, ntabwo Imana yavuga ngo ndakwanga. Ntabwo Imana yanga abanyabyaha, ahubwo yanga ibyaha, kuko abakristo bava hehe? Mu banyabyaha. Iramutse ivuze ngo nanga abanyabyaha bose baza, ivuze ngo ndakwanga, wapfa kandi upiye wapfira mu cyaha ukarimbuka. Ariko igihe cyose ihorana ibice bibiri, hari abamaze kwihana bari hano n'abatari hana bari aha. Abari aha rero nabo ntabwo Imana ibanga, kuko iramutse ibanze bahera hari, ariko urukundo rwayo rubasanga mu byaha byabo. Imana ivuga ngo nubwo uyu munsi mukora ibyaha, ntabwo nitaye ku byaha, nitaye ku gaciro kanyu. Hariya hari abaramyi, hariya hari abavugabutumwa, hariya hari abashumba, hariya hari abapotre, hari inzego zose. Iyo Imana ireba mu mwijima hari aho Satani atwaza abantu igitugu, mu mabuwate mu bahe, Imana ivuga ngo ntacyo bitwaye, bari ahantu habi ariko nzabarinda kwandura, nzabakurayo mbazana ahantu heza. Niho gufata umwenda wanduye ukawushyira mu mazi ukawufura, niyo mpamvu Bibiliya yita Yesu ngo n'isabune y'abameshi. Haleluya! Yesu we, Imana irabareba ngo nta kibazo nimugende, ngo ariko ntabwo muzagenda mwambaye ubusa basha. Nzabamurika umwambaro, nubwo ntacyo uzabamarira bwose, ariko muzaba muriho muwambaye. Baragenda imyaka yose kuva igihe cya Adamu, igihe cya Kayini na Abeli, igihe cyaba Seti, igihe cyaba Henoka, igihe cyaba Barameki, igihe cyaba Nowa, igihe cyaba Abrahamu, igihe cyaba Isaka, igihe cyaba Yakobo. Icyo gihe cyose cyari igihe cy'umwambaro. Dore ukuntu Imana ari nziza. Imana ntitinya guha isezerano ryo gucungurwa umuntu wambaye umwambaro w'abakiraniwe. Imana ntitinya guhamagara umuntu nka Abrahamu ugenda na wa mwambaro Adamu yambaye. Ndagira ngo mubwire ngo Abrahamu ntabwo yigeze yitwa umukristo, Abrahamu ntabwo yigeze yitwa umwisirayeli, Abrahamu ntiyigeze agira amategeko amugenga. Haleluya! Yabayeho muri icyo gihe cyo kugendana yagendanaga n'Imana muri distance. Babaho mu gihe cyo umutima nama, icyo umutima nama umubwiye akaba ari cyo akora. Uwo niwe Abrahamu. Isaka ntabwo yigeze yitwa umwisirayeli, nta nubwo yigeze yitwa umukristo, oya, yitwaga Isaka. Haleluya! Abo bose babayeho muri wa mwambaro. Igihe kiragera, Imana abisirayeli igihe bari barimo bava muri Egiputa, barimo baza mu gihugu cy'amasezerano i Kanani, bageze mu kibaya cyaho cya Sinayi. Haleluya! Kuva 34, reka twasome umurongo wa 29, kuva 34. Yesu we, 29 rero ngo mu maso ha Mose harabagirana. Mose amanuka umusozi wa Sinayi afashe maboko ibyo bisate byombi biriho ibihamya. Nuko amanutse uwo musozi ntiyamenya yuko mu maso he harabagiranishwa n'uwo bavuganye.
Aroni n'Abisirayeli bose barebye Mose babona mu maso he harabagirana, batinya kumwigira hafi. Mose arabahamagara, hamagara Aroni n'abatware b'iteraniro ryabo basubira aho ari. Mose ababwira amagambo, nyamuna ababwira ayo magambo. Nyuma Abisirayeli bose bumvira, bamwigira hafi, abategeka ibyo Uwiteka yamubwiriye byose ku musozi wa Sinayi. 33. Mose amaze kuvugana nabo atwikira mu maso he, kandi uko Mose yajyaga imbere y'Uwiteka avugana nawe, yikuragaho icyo gitwikirizo akagezaho asohokera, agasohoka akabwira Abisirayeli ibyo yategetswe. Abisirayeli bakareba mu maso ha Mose bakabona harabagirana. Mose agasubizaho cya gitwikirizo akagezaho yongerera kuvugana n'Uwiteka. Amina. Igihe Abisirayeli bavaga muri Egiputa bageze mu kibaya cya Sinayi, Mose aragenda, Imana avuga ngo Mose ngo ngwino mvugane nawe. Mose aragenda, Imana ijya kumubwira uko irimo gutegura itorero, uko irimo gutegura urugendo rwabo, uko irimo gutegura uko izongera kubana n'abantu. Yesu nashimwe cyane. Mose aragenda ajya imbere y'Imana. Ageze imbere y'Imana, ariko mwibuke ko yambaye wa mwambaro utamwemerera gushikira ubwiza bw'Imana. No kuvuga ngo mu bwiza bw'Imana ntushobora kujyayo wambaye wa mwambaro. Mose yazamukanye wa mwambaro kuko Imana ariyo yari yamutumiye ikura ku maso. Haleluya. Ubundi umwambaro ntutwikira amaso, uba wambaye umubiri wose. Noneho Mose ageze imbere y'Imana, bisanga ntago biragera cyagiye cy'uko Imana izakuraho wa mwambaro kugira ngo hambare umubiri wundi, wambare undi mwambaro. Imana itwikurura amaso ye, ishyiraho uburinzi ku maso kugira ngo adashya, kuko ubwiza bw'Imana burica. Niyo mpamvu Imana yigeze kumbwira ngo ntawureba mu maso yanjye ngo abeho. Ariko kuko Imana yari yamutumiye iramwakira, imwakiriye baravugana bararebana. Mose agaruka n'ubwiza burenze ubwo abantu bigeze kubona. Ngo bamubonye babona mu maso ye harapika cyane, batinya kumwegera bigirayo. Bigiyeyo nawe biramuyobera, ntafite icyari bukore. Ngo ageze aravuga ngo arabingingira mu yandi magambo, ngo ahamagara Aroni n'abakuru b'iteraniro, aravuga ngo nimwongere mugaruke mwigire hafi. Bagarutse bavugana nawe, bamaze kuvugana nawe bagiye, ngo arongera aritwikira. Yesu we, ikibazo cyanjye kirabaza ngo ese kuki bamaraga kugenda Mose akitwikira? Abandi baravuga ngo bajya ngo Mose ngo yaraza kubera ko afite ubwiza bw'Imana, ngo yagera imbere y'abantu ngo akavuga yitwikiriye kugira ngo ubwiza oye yitwikiraga bagiye. Musome Bibiliya neza. Mose yitwikiraga Abisirayeli bamaze kumuva imbere, yagera imbere y'Imana akongera kwitwikurura. Yamara kuvugana n'Imana akagaruka atitwikiriye, yamara kuvugana n'Abisirayeli akongera kwitwikira. Kuki yitwikiraga Abisirayeli bamaze kugenda? Yesu nashimwe. Mose niwe muntu wa mbere wabashije kongera kwinjira ahantu mu kirere cy'ubwiza bw'Imana, aho Imana ituye. Amaze kugerayo abona ibiberayo, arongera aragaruka. Ubu bwiza yazaga kubwereka Abisirayeli kugira ngo bongere kwizera Imana, ko hari ubundi bwiza bazahabwa nyuma y'imiruho n'imihate barimo, nyuma y'ubuzima babayemo hari ubundi buzima. Abari muri iriya si dore ukuntu basa, barasa nk'uko Mose asa. Bamara kugenda Mose akongera kwitwikira, kwari kugira ngo bataza kubona ukuntu ubwiza bw'Imana buyoyoka bumushiraho. Bwamaraga kumushiraho akongera agahinduka Mose, yarangiza akongera akajya imbere y'Imana kuvoma ubundi bwiza. Yamara kongera kubona ubundi bwiza akongera akagaruka imbere y'Abisirayeli. Haleluya. Bwa bwiza ko imbere y'Imana agenda imbere y'Abisirayeli bakamwitegereza, bakongera kubona ubwiza bw'Imana. Bamara kugenda akongera kwitwikira, bukongera bukayoyo. Ubwo bwiza bwashiragaho. Bireba ngo niba ubwiza bwa mbere ngubwo Imana yatanze, ngubwo bandikishije intoki ku bisate by'amabuye, bwaragaragaga ko ari bwiza, ariko kandi buriya bwiza bwaricishaga. Bwari ubwiza ariko bufite kondisiyo z'amategeko. Bwari ubwiza ugomba kwambara ubahije amategeko 10 y'Imana. Bireba ngo bose bakoze ibyaha ngo ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ku bwa kamere muntu n'umubiri yambaye, amategeko arananirana. Imana ikoresha amategeko kugira ngo ibone umuntu wasubira muri bwa bwiza bwayo. Na Mose yajyaga itumira nawe biramunanira. Haleluya. Reka dusome aho twasomaga hari Abakorinto ba 2, reka dusome umurongo waho wa 7.
ngo nuko niba imitegekere y'urupfu yanditswe igaharaturwa ku mabuye yarahawe ubwiza n'icyubahiro, bigatuma Abisirayeli badashobora kwihanganira gutumbera mu maso ha Mose kubwo kurabagirana ko mu maso he, kandi kwari ukurabagirana kandi kwari ukumwanya muto gusa kugashira. Mwanzwe imitegekere y'umwuka ntirushaho kugira ubwiza n'icyubahiro niba imitegekere yarateraga gucirwaho iteka yarahawe ubwiza. Nkanswe imitegekere yo gukiranuka. Yesu nashimwe cyane. Buriya bwiza bwari ubwiza ariko buri conditional, bwari ubwiza bufite amategeko. Yesu nashimwe cyane. Imana yari yabishyize avuga ngo uzabasha kwihanganira aya mategeko azarabagirana nk'uko Mose arabagirana. Uzabasha kwihanganira aya mategeko 10 mbahaye azarabagirana. Baragerageje bahura n'umujinya w'Imana birananirana. Bimaze kunanirana, hari igihe rimwe Abisirayeli bagomeye Imana. Imana ibwira Mose ngo reka bose mbice, ngo sigarane nawe gusa, ngo nzaguhindura ubwoko. Mose arahakana avuga ati ntibikabeho. Abazabyumva bazavuga iki? Yari imaze kubona ko bwa bwizi bashakamo butazashoboka. Amategeko biranga. Bimaze kunanirana, Imana yabireba ngo ndi Imana itabura inzira, mfite plan B, reka nshakisha ahandi hantu. Abantu gukiranuka kubwo amategeko birananiranye, ubu bwiza burabananiye, reka mbashakira ubwiza bazambara hatarimo kondisiyo y'amategeko nzarebe. Reka mbashakira ubwiza bazambara batabwambitswe n'amategeko, babwambitswe n'ubuntu n'urukundo rwanjye. Reka mbashakira ubwiza bazambara badaciye mu nzira y'amategeko, ahubwo baciye mu nzira y'amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Reka jyewe nk'Imana nzambara umubiri mpinduka umuntu kubwo urukundo nkunda umuntu, ndashaka kuzajya guhura n'umuntu. Amategeko amaze kunanirana, Imana iravuga ngo reka nongere ngerageze. Haleluya. Umunsi umwe mu nsomero Luka 9 umurongo wa 28, igihe Yesu yahamagaye Petero na Yakobo na Yohana ngo baragenda bajya ku musozi. Bageze ku musozi ngo Yesu atangira gusenga. Bageze ku musozi biravuga ngo Petero na Yakobo na Yohana ngo batangira guhunikira ngo imbaraga zibabana nkeya, ngo bagiye kubona babona Yesu bajyanye nawe ngo atangiye kurabagirana. Yesu nashimwe cyane. Ngo atangira kurabagirana, babona ngo imyenda yambaye ngo irasa nkaho nta mumeshi. Haleluya. Wo kwisi wabasha kwimesa ngo ike gutyo. Bagiye kubona mu maso babona umugabo bari basanganywe nawe yahindutse. Bitegereje ku ruhande ubabona Mose. Icyo nkundira Imana, uwageze kugeragezaho gatoya kwinjira mu bwiza bwayo niyo yasubira Imana ntimureka, akomeza muri bwa bwiza kuko yarasogongeye ku neza y'Imana, aba yarasogongeye ku rukundo rw'Imana, aba yarigeze kunezeza Imana, aba yarigeze guhagarara imbere y'Imana. Ahangaha niyo mpamvu tugira ibyiringiro by'abakoreye Imana. Uwigeze gukorera Imana wese naho yaba yaraguye ntashobora kuzaherayo. Ijambo rimwe yavugiye mu iteraniro, ijambo rimwe yigeze kubwiriza, umuntu umwe yigeze kuzana kuri Kristo, azamuhindukira. Haleluya. Azamuhindukira imbaraga zo kuzuka, azamuhindukira ubwiza, azamuhindukira urwego rwo kuzamukiraho, ngo naho yaba yaraguye Yesu we azongera kubaho. Mose igihe yapfuye Satani yaje kurekarama ko yarapfuye akoze icyaha, yarapfuye asuzuguye Imana. Satani azayiruka ngo bene abo nabanye. Imana ngira ngo attention, genda gake harabudakoraho. Mose arazamuka. Haleluya. Ku musozi igihe cyo kurabagirana bagiye kubona ngo babona Mose. Abari barasomye muri Bibiliya bakumva ko Mose yigeze kurabagirana mu maso, bari bazi ko byarangiriye aho ngaho kubera ko amategeko atabashije kuyubahiriza. Ariko kuko yarigeze kugera ku ntebe y'Imana, bagiye kubona bwa kabiri mu bantu babonye babona Mose arahari. Bagiye kwitegereza babona umuhanuzi ukomeye cyane witwa Eliya. Wa wundi Yohana yagiranyijwe nawe, baravuga ngo hazaza umuhanuzi ngo uzongera guhuza imitima y'abana na base, uzongera gusana igicaniro cy'Imana. Uwigeze gusana igicaniro cy'Imana ku musozi w'i Karumeli, uwo munsi yahawe kurabagirana, yahawe ubwiza, ahabwa promotion yo kuvuga ngo uzahora imbere yanjye iteka ryose. Reka dukomere Imana amashyi menshi cyane. Haleluya. Abageze
bari muri cya gihe cy'ubwiza mbere yo gucungurwa kwa Yesu Kristo, n'abantu bigeze gukora ikintu bakanyeganyeza umutima w'Imana. Eliya yahagaze mu gihugu wenyine, abandi n'umwami wa Isiraheli. Ubundi biragoye kugira ngo uzavuguruze itegeko ry'umwami, ariko umwami yarategetse ko abantu bose batazongera gusenga Imana ya Isiraheli, basenga Bayali na Shera. Hanyuma Eliya araza ahagarara imbere y'umwami, aramubwira ngo ubu tuvugana njye nawe, uhereye uyu munsi ndategetse ntabwo imvura izongera kugwa. Kuki yavuze imvura? Bayali yari Imana itanga imvura. Aravuga ngo ntabwo imvura izongera kugwa kugeza igihe nzabitegekera. Ahabu na Yezebeli baramuseka cyane, barabanga igerayo gatoya ukuntu imvura igiye kugwa. Bukeye imvura ntiyagwa, umunsi wa kabiri imvura ntiyagwa, umunsi wa gatatu imvura ntiyagwa, umunsi wa kane imvura ntiyagwa. Batangira kujya guhendahenda barahinguza n'imvura. Imyaka 3 n'amezi 6 imvura yarabuze. Eliya arongera aragaruka, aramaza ngo nubura cyavuga ko Bayali ari Imana itanga imvura. Unda Ahabu buri cyo asubiza araceceka, aratinya nk'umwami kwivuguruza, ariko kandi aratinya no kuvuga ko Bayali itanga imvura ko ntayo babonye. Eliya arongera nguzanira Abisirayeli ngo tujye ku musozi w'Ikarumeli hitwa mu ruzabibu rw'Uwiteka, aho igicaniro cy'Imana cyari kiri. Abisirayeli batambiraga Imana ibitambo, aho mwabisenyeye mugakira ibitambo bya Bayali. Ngwino tujyeyo hanyuma duhamagara Imana. Imana iri busubirishe umuriro, turaza kumenya ko ari yo Mana. Bayali nisubiza ndamenya ko ari Imana, ariko nanjye wemere ko hari Imana ndi buvuge. Haleluya! Baragenda bagezeyo, umugabo atangira guhamagara Imana. Aba ni abantu bigeze guhamagara ubwiza bw'Imana, n'abantu bigeze kuba mu cyubahiro cy'Imana, n'abantu bigeze kubwira abantu. Uwo munsi Abisirayeli bose baraye bihanye. Yesu we, aba ari abantu bageze ku musozi. Petero na Yakobo na Yohana barababona, babonye baravuga ngo Yesu we, ngo bagiye guhaguruka ngo basange, bakikubita hasi. Bibiliya y'Ikinyarwanda bavuga ngo bagahunikira. Si uguhunikira ku bitotsi, babuze imbaraga, bari babaye nk'abantu basinze. Ubwiza bw'Imana iyo ugiye wambaye wa mubiri wawe uyu nguyu usanzwe, ntushobora kubasha kuhagarara, ntushobora kubasha guhagarara ngo weme. Bajya guhaguruka bakikubita hasi, bakongera bajya guhaguruka bikabananira. Barangije n'urwego rwo kubona Imana mu kindi kirere batari bakabonye. Babwira Yesu ngo Yesu we, ngwiruza ibintu byabaye byiza, ngo reka two gusubira hahandi twari turi, ngo reka twigumira aha ngaha. Ngo noneho tugiye guca ingando 3, ngo turaciye Eliya, duce n'iya Mose, duce n'iya. Ndibaza ikibazo kivuga ngo Yakobo ko yahoranaga amakosa menshi, ibi byo bivugiye iki we njya kuba he? Yesu we, yaragiye gusaba icumbi mu bwiza bw'Imana. Iyo avuga ngo turubaka amazu, haleluya! Iyo avuga ngo ahantu ko hatari hatoya, akavuga ngo nanjye ndubaka yanjye, naye ko yubake n'undi nawe twubake n'iyawe. Kuki rero abantu bivuga ngo turubakira wowe n'abariya ngo twe twisigarira hanga? Ni ya myumvire y'umwambaro wa kera. Mu mwambaro wa kera hari ibyijwi rikubwira ngo ibisi byawe ntiwabibona, ni ibya bakanaka. Aha ni wahaba, ni bakanaka bahaba. Iyo niyo myumvire ya Petero yari afite. Yageze mu bwiza bw'Imana, yageze mu cyubahiro cy'Imana, atangiye kwishyura hanze. Yesu aramureba, aravuga ngo ya mureke twigendere, igihe cyo kuba bene ntabwo kiragera. Ngo aravuga ngo ariko ndagira ngo mbabwiye ikintu ati ntimuze kubivuga mu icecekere. Wabwira Petero guceceka? Yaravugaga inkuru ze zabaga zirukanka. Ibintu byinshi tumenya muri Bibiliya hari byagiye bivugwa na Petero. Bawe bakigera hasi yakubitana n'abandi akabegera, bose byabaye wa muntu tugendana nawe yahindutse turamuyoberwa. Yesu yandukira ati ntacyo twavugaga twiganirira. Ntabwo Petero yaceceka. Ariko ikintu nanjye nibaza, uyu mugabo yarateye ati niba hari umuntu ugaragaza amafuti menshi muri Bibiliya ni Petero. Niba hari umuntu usubiza ibibazo biterekeranye ni Petero. Uramubwira ngo wiriwe ngo ntabwo twariye, waramutse atariko nasitaye. Ibisubizo bye n'ibyo bamubaza ntabwo bijya bihura. Ejo bundi twabiganiriyeho cyane ukuntu Yesu yamubwiye ngo dore Satani yagusabye ngo we n'abagenzi bawe, ngo ariko we nakwingingiye kugira ngo ukomere kandi ukomeze abandi. Ngo ariko urabizi ngo turaza kugendana nawe, tujyane no mu rupfu, tujyane no mu zimbo. Ibyo Yesu amubwira n'ibyo asubiza ntabwo bihura. Ariko nanone hakabigiye asubiza akakagwira akagafata. Yesu ngo banyitane, abandi ngo bavuga kuri Eliya, ngo abandi bavuga ati none muvuga ko ninde? Petero ati ngewe ndavuze ngo uri Kristo. Yesu ati ariko Petero n'amafuti yawe uramenye, icyo nkundira Imana n'abanyamafuti rabemera. Haleluya! Upfa kuba ufite umutima ubasha kwakira Imana muri wowe, mu mafuti yawe Imana irakwemera. Yesu aramureba aravuga ngo sha ikigabo kije mufuti twagendanaga buri munsi kirwa gikora amadega, niki Imana imbwiye.
Yesu amaravuga ngo ibi ntibishoboka ku muntu ufite umubiri wambaye inyama n'amaraso. Hashobora ubundi ntashobora kumenya ngewe ngo ariko Petero unteye ubwoba. Yesu biramucanga ko yatekereza iyo ngiye kureba nka Yesu ngerageje guteye nko mu mitekerereze ye ashobora kuba yaratekereza ko itorero azarisigira Yohana. Kubera ngo Yohana yari inshuti ye cyane magara, ni nawe yasigiye mama we ku musaraba murabyibuka, abwira mama we ngo dore uyu azakubera umwana. Arangije abwira Yohana ngo uzamenye mama wanjye. Ko ku musaraba nibwo twamenye inshingano Yesu yari afite, yari chef wa famille. Nubwo abantu bamwe bavuga ngo yaragendaga azerera, ariko yazeranaga inshingano zo kwita ku rugo nk'umwana mukuru mu rugo, niwe yarebereraga mama we. Amaze kugenda abwira Yohana ngo uzamenyere mama. Haleluya. Abanditsi rero bavuga ngo Yohana na Mariya bamaranye imyaka 60. Yohana yinjiye mu ivugabutumwa bari abigishwa abandi bose 12 barapfuye, barabakasi imitwe bararangiye. Niwe mwigishwa wa Yesu washaje neza. Nyuma yuko avuye mavuta bamutogoshejemo akajya Patmos, avuye yagiye kuvuga ubutumwa ntago bongeye kumwica, yashaje neza apfuye amahoro. Yesu nashimwe cyane. Nekereza ko Yesu yagombaga uko yabitekerezaga, kandi koko ikimenyetso kirahari ko yasigiye mama we itorero ry'iwabo mu rugo, uko yasigiye Yohana itorero ry'iwabo mu rugo. Bishoboke ko yatekereza ko n'itorero yaje gushaka azarisigira Yohana. Ariko umunsi yaje ikibazo, nta hantu Bibiri itwereka ko Yohana yari umunyamafuti. Bishoboke ko ari umugabo witonda, ucisha make, umwana mwiza, udakubagana. Yagendanaga n'umunyamafuti witwa Petero, ukubagana, ubaza ibibazo. Baje ngo tedururiye no muzima ati turapfuye. Yesu ati mumure ni ngewe. Urimo uragenda kubazi we. Nongere ka ngendeho. Niba ari nanjye ngendeho. Yesu ngo gaho ngwino. Ava mu bwato ati porore ukana kumanuka. Atangiye kwireba ngo bona atangiye kumanuka ati napfuye. Yesu araza ati ngaho ngwino ashyiramo hari. Mu mafuti ye yahorana gudukuryo twishi. Yesu ashimwe cyane. Igihe Mariya Magdalena yaje kubabwira ngo Yesu yazutse, Yohana ariruka, kandi Petero ntiyarazi no kwiruka. Biraba ngo barahaguruka ngo hamwe n'abamwigishwa Yesu yakundaga ubone Yohana. Birukanze Yohana aramusiga, Petero asigara inyuma. Yohana ariruka ngo aragenda banza ageze kumva arahagarara areba. Arimo arebamo abona nta muntu urimo koko. Haba hakuziye Petero n'amafuti ye. Numumva ngo ati mumva agiye. Dore bitambaro ngibi arifata bitera hejuru. Ntago Yohana yageze mumva, Petero niwe wageze mumva afata n'ibitambaro. Muri ya mafuti yo kwirukana no guhubagurika ntigeze yita kumenya ko abamarayika bahagazemo. Ngo ako kanya ahagurukana ibitambaro. Ageze do singuyu yagiye pe twigendere. Barongeye basubiyeyo. Mariya Magdalena agumiza ahagaze. Mwagiye kubona abona abagabo babiri. Abo Petero atabonye, Mariya arababona. Yahorana gudushya buri munsi. Ariko Yesu, haleluya, Yesu byamunaniye kwikuramo Petero. Ko amafuti ya Petero yabaga menshi, Yesu akagerageza no kumusengera agasanga wasengera ntiyumva. Umubigishwa akabareba akavuga abantu, Yohana n'umwana mwiza ariko aritonda cyane. Abantu bitonda cyane buriya nabo haraho bagira bakabangamamo. Ati uyu nguyu ntago azabasha kurwaniza intambara. Aravuga ngo reka nsengere uyu munyamafuti wanjye, uko byamera kose azakomera. Agaragara nk'umunyantege nke ariko azakomera. Ubwo agaragara nk'umunyantege nke reka musengere. Arasenze, Imana iramubwira ngo nakomeye, ngo nta kibazo. Genda Petero arakomeye. Amugeze ati Petero wakomeye ubu ngubu, ugiye guhagarara ruhangane n'umwanzi ugiye kuza kugusora itorero. Petero ngo ya, ngo ahubwo giye turajyana nge nawe muri gereza. Ngo kandi nujye no gupfa nabwo turajyana. Yesu ati Petero ntago wabasha kumwera ku gikombe cyane. Ndanagutangariza ko uyu munsi isa inkoko ijya kubika unyihakanye gatatu. Ati ibyo ntago byanabaho na rimwe, reka wose Petero. Wowe uzamushakire mu bandi wose Petero. Wenda yabana bamatayo yabana abandi wose Petero. Abatekwa ngwino tugiye. Umunsi bafashe Yesu, aho bari bicaye, haza kana kagakobwa gato kagenda. Ngo ariko uyu mugabo nguko mbona asa nkaho ari ngo hehe uguraje. Ngenda asa nkaho duhuriye he. Yesu aricecekera. Mu kandi kanya haza abandi batariko. Uyu mugabo buriya abantu iyo bagendanye kenshi baranasa. Ariko uyu mugabo nirivumbi rimugera ahangaha bundi atanakarabye, uyu nirwa agendana n'uyu nguyu. Ngo jewe ubwo muranzanye muzihe ahantu muzi, wari utangiye kuba nteza, atangiye kuba ncomeka, mutangiye kunyishyiramo. Yesu aticwe hagarutse wa gatatu, atariko wa muntu uranavuga n'imivugire yawe. Buriya hari ukuntu, haleluya, hari ukuntu umuntu wagendanye na Yesu
niyo wagerageza kwiyoberanya kugira ngo uzamucike ntago bikunda. Ubwo umusa nkawe, niyo waba wasinze uvuga nkawe, usigara utasa nkawe ugasigara uvuga nkawe. Baravuga atari kuyu muntu arasa nkawe, handi batoya agiye kwisobanura bati murumva iryo jwi, ati aravuga nkawe. Wari wabona umuntu wasinze yikubise hasi arimo avuga Bibiliya, Yesu we waravuze ngo naho twagwa ntuzatureka. Yesu we ntabwo asa nka Yesu, ariko arimo aravuga nkawe. Baravuga ngo nawe urimo uravuga nkawe, arangiye arongera araza. Igihe avuze ngo ntabwo ari igihe murambeshyera, agiye kugira gutya abona Yesu arimo aramureba. Iyo Yesu amurebye yumvise ajya ngo gugugugu, Petero atayi wewe ibyo yavuze birabaye. Ariko mbere yari yamugize umusatsi, Yesu wavangiwe, niba ari oya uwo ni bakana kasigewe isaki bitse arabimenya. Ariko ibaza umuntu nk'uwo igiye ku musozi bahageze, Yohana ntiyavuze, Yakobo ntiyavuze, Petero aravuga tumva Yesu je nakubonye, nubwo nagerageje guhaguruka ntibinkundire, ariko reka nubaka inzu yawe, nubake niya Eliya, nubake niya Mose, hanyuma sigare hanze. Urubakira abandi we niyubakire. Yesu aravuga ngo ntacyo reka tugende. Baramanuka. Ariko babonye ubwiza batigeze kubona ku isi. Haleluya. Ubu ni ubwiza umuntu abona yagiye mu gihe cyo gusabana n'Imana. Buriya abantu bagira ibihe birebire byimbitse byo gusenga bamenya Imana mu buryo abandi bantu batayizimo. N'abantu bavumbura ibyanditswe muri Bibiliya utaruzi ko binabamo. Bageze imbere y'Imana babona Imana, babonye umucyo w'Imana. Umucyo w'Imana wahumuye amaso yabo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Noneho aho ngaho niho Bibiliya ivuga ngo ubwiza buruta ubundi bwiza kuba bwiza. Kubera ko amategeko yatweretse ubwiza ariko ntiyadushoboza kuba muri bwa bwiza. Mu kibaya cya Sinayi twabonye ubwiza bwa Mose, ariko amategeko ntiyatwemereye kwakira bwa bwiza. Mu gihe cya Yesu Kristo, mu gihe cy'ubuntu n'imbabazi z'Imana, haleluya, twabonye ubwiza. Dutangiye kwibaza ukuntu tuzagira muri buriya bwiza byadushobeye. Yesu aravuga ngo abanyemeye bose nawe haye ububasha bwo kuba abana b'Imana, ngo kandi abari muri njyewe, haleluya, nta teka bazacirwaho. Aravuga ngo ndababwira ngo nimuze mube muri njye, ngo kubera ko nanjye ndi muri Data, haleluya, ntimuzongera kujya gushakisha ubwiza, ahubwo namwe muzambara ubwiza muri jyewe kubera ko jye mwambaye ndi muri Data. Haleluya. Iyo niyo formula Yesu yaduhaye yo kubasha kwa accessing ubwiza bw'Imana. Yaravuze ngo nimuze muri njyewe, ubu bwiza mwambonanye, ntimuzaruha mujya kubushaka, ngo ahubwo kuko jye ndi mu bwiza bwa Data, uko muri jyewe niko muzamuri connecte n'ubwiza bwa Data. Ubu bwiza mwabonye namwe muzabugendana iminsi yose. Uko niko twahawe ubwiza, tubuhawe n'imbabazi n'urukundo rw'Imana. Nkunda ukuntu Petero yanditse mu rwandiko rwe rwa mbere mu gice cya 3 ku murongo wa 2, aravuga ngo erega bakundwa, haleluya, ngo erega bakundwa, ngo ko tuzasa ni kurerekanwa, ngo kubera iki kutarerekanwa? Aravuga ngo Yesu ntabwo aragaruka mu bwiza bwe, hari ubwiza dusezeranyije aragera. Ubete Yesu yatubwiye aho agiye kudutegurira, aravuga ngo agiye kubategurira aho muzaba, ngo kandi hari amazu menshi nta n'umwe utazayibona. Ntabwo ari amazu yubatswe n'intoki z'abana b'abantu, yatubwiraga mu bwiza bwa Data. Aravuga ngo ngiye kubategurira aho muzaba. Yohana arandika mu rwandiko rwe rwa mbere aravuga ngo bakundwa, ngo nagira ngo mbamenyeshe ikintu kimwe namenye, ngo nta uko tusa twebwe ubu none ntabwo ari bo batwebwe abantu babona, ngo ahubwo uko tuzasa ngo ntabwo uko ari kwerekanwa, ngo Yesu namara kwerekanwa ngo uwo munsi tuzasa nkawe. Haleluya. Azagaragara mu bwiza bwe, ngo natwe tuzagaragara turi beza nkawe. Uwo munsi azahagarara ku gice akavuza impanda, ngo bazaba barasinziriye bazatubanziriza, basinziranye ubwiza, abasinziriye bazagenda mbere. Uvuga ukuntu iby'Imana bitangaje. Ubusanzwe abareba nibo bagenda mbere. Iyo ikintu giteye mu rugo udasinziriye niwe wirukanka mbere.